Tugiye ko ushaka umugabo usenga ukijijwe. Uramutse ushatse umugabo usenga ukijijwe ukora byose ariko ari ikiremba. Ari ikiremba. Deja n'ubundi bandamushatse ariko kugira ngo nagure umuryango nyine tubyare twororoke. Ubwo nyine urumva ari ikiremba. Umva ntago byaba bigishobotse. Ubundi ukananuka ntago wagendera ku kigugu. Wigeze kukigera se wenda barakikwiba. Oya. Abakobwa b'inshuti zawe. Oya nyine amakuru uhabwa bakubwira ko ikintu wakibuze kubera iki? Ntago nakibuze ndagifite. Iyo mpamvu ngifite ntago nari kuba nicaye kuba mpagaze. Azira ngazi mfite ujye kwicaza nta kibazo mfite ndagize. Icyo mfite kiragize. Ari aho difference y'ibintu bibiri. Hari ikibuno akabona akabuno. Ufite akabuno ufite ikibuno. The Unity TV. Together we can change the world. Anyita The Unity nanone ntago ndi The Unity nyegene ndi kumwe na Gasaro TV. Gasaro ni kumwe na Gasaro TV nkuko musanzwe mumenyereye ni partnership turakorana kandi ibintu bikagenda neza cyane. Turi kuri John Steps. John Steps ni ahantu heza cyane ushobora gufata icyo kurya n'icyo kunywa, ushobora gusohokana na boyfriend ndetse cyangwa se girlfriend, ushobora gusohokana na sheri wawe ibintu byose bikagenda neza, umuryango ugataha wishimye kandi bakakwishimira nk'umugabo w'ukuri. Bigenda neza cyane. None kuri screen zacu cyangwa se kuri screen za televiziyo zacu kubonaho umwana w'umukobwa, ngira ngo ni umukobwa mwiza cyane nkuko mubireba. Uyu mukobwa ndagira ngo mpe Gasaro mikro aba ari we utubwira icyamuzanye. Dore ari nawe bavuganye. Mwiyakirira tubaye kazi mama igiko. Meze gute? Urakomeye. Amazina yawe uratangira utubwira witwa nde wiswe n'ababyeyi? Amazina yanjye ni Kanyana. Kwagumanye mikoro ariko badashya kumutubira. Yego. Nari mabwiye nitwa Kanyana. Kanyana. Yego. Oh mama Kanyana. Usana Kanyana. Merci. Mu rugo ni he? Mu rugo mbikabuga ubu ngubu ariko mu rugo ni mu majyepfo. Yego. Yego Muhanga. Muhanga. Yego. Mu majyepfo. Mu rugo ni mu majyepfo. Yego. Ya. Urareba bari abantu. Kugira ngo bigende neza. Wari umeze neza? Ameze neza nta kibazo. Nurakomeye. Ndabona ikiganiro kabisa ugiye kugitangirana ibyishimo uri guseka gake gake. Ariko uranasa neza kabisa. Merci. Videographer sinzi bari kubibona uyu mwana ugiye kose. Taze gutwara karimero. Ariko jya numva hari umuntu yambwiye ati nimba ari abantu benshi batereta abana ati na cameraman. Ngo baturyoshye. Ngo kubera ko ngaza mu kiganiro ngo afata karimero undi weje afata karimero. Reka ukuntu babaje usa nk'iruko mfite. Ubu ntago ariyo azasohora ko ari bitinga kongera utundi tuntu. Amavuye kutabaha karimero nawe urabyumva. Uri macuraza kukabaha. Biraterwa nuko bari bwitware. Abakamera ko bashaka kwatwika. Yegora. Hari ikibazo si byaterwa n'ibyo bashaka twika ibyo ari byo ntago bizi. Ubise kandi babiromenye hano. Ntago biraterwa nyine nuko bari bwitware. Ari bwitware neza kurusha undi iyo ndi biri. None harimo competition. Yego cyane bagomba gukompeta. Bakompete. Aha, ntago bivuze koro. Uitwa Dani hariya abakonje cyane nk'isosi y'intama. Bakonje nk'isosi y'intama nimba bashaka kugira simbizi. Nyine biraterwa tu nabo barakompeta. Yego. Wari umeze neza ariko umeze neza. Rero turashaka no kumenya kuri uyu munsi Kanyana turashaka kumenya kuri uyu munsi ni muntu ki
watubwiye aho wava mu rugo aho ukomoka ese uvuka mu muryango w'abana bangahe mvuka mu muryango w'abana bane yego abakobwa 3 n'umuhungu umwe ndumva ari sawa kabisa ibintu bimeze neza umwaka wawutangiye gute umwaka nawutangiye neza kugeza ubu nyine navuga ko nta kibazo nubwo twaje kugiramo ibyago ariko nta kibazo ibyago nyine ntabwo biteguye niyo mpamvu rimwe na rimwe tuba tugomba kwihangana sibyo hanyuma kanya navuga wakoze kuza ntabwo byari byoroshye ikiganiro tugipanze iminsi ariko kabisa umbwira ute akazi wapi kamfashe uruhushya ntibyoroshye ariko nshima Imana ko uyu munsi noneho byagenze neza twa tugiye gukorana ikiganiro kanyana rero bari kubona hano kuri screen zacu ahari abageni bagaragaye kugira ngo baragaragaye mu rukiko umugabo yiteye akuma niba yiteye akuma sinzi yari reka mvuge ngo yari yanezerewe babyita kunezerwa tudakoresha n'imvugo nyandagazi nanone aho uyu mukobwa mwiza agiye kudusobanurira byinshi kuri bariya bageni ndetse aho umwe muri bo bafitanye isano ubundi tubwire buriya bukwe ni nk'ubukwe kuko civile ni ubukwe tubwire byagenze bite kugira ngo navuga umukwe wanyaze yanezerewe kuriya byatangiye gute hari abantu batazi inkuru bibaza byinshi kuri bariya bageni kuvuga ngo batazi inkuru bazarana kimwe kiganiro impamvu ndi hano kugira ngo nyine mbamare impaka cyangwa se mvaneho urujijo ni ukuvuga ukuntu byatangiye bari bafite umurenge ku wa 4 mu bigaragara natwe byaradutunguye kuko twikanze bimeze kuriya mu by'ukuri byari ku wa 4 icyo gihe ndabyibuka nandi mu kazi ndi biza ariko ngomba kujya mu murenge nyine muri Severa aho byari bubere ndazinduka njya mu kazi nkoraho utuntu dukeya hari komande z'abakiriya nari mfite nagomba kohereza adene namara kuzohereza nkabona gusubira nyine nkajya ku murenge tukahahurira igihe kiragira nagezeyo nsa nkaho ntabwo nari late cyane kuko nari iminota bari babahaye mu murenge naringeje wenda nk'iminota 5 urumva ntabwo nari natinze magezeyo turategereza umugeni wapi turategereza wapi kubw'amahirwe haciye nk'iminota nk'ingahe tubona yaje ariko tubona natwe twatunguye no kubona ameze kuri uretse gatoya mbere yuko wenda mujya kumutegereza no kuhagera ubundi ngiye nkurikije uriya mu tipe ukuntu yari yanezerewe hari ukuntu ujya gushaka umukobwa mugateretana mugafiyansanya ariko utaramenya amakuru ye ahagije none wazamenya amakuru ye nyayo bigatuma wishima cyane ukirekura karenzaho we nta bintu yamenye ku mugore we bikari byatumye yishima cyane akaza yanezerewe gusa mu bigaragara nawe urumva mbere bari barabahaye igihe cy'umurenge urumva uragenda ugasaba ko kuri umurenge ku murenge niho baguhereza itariki noneho itariki bari barasabye haza kubamo izindi mpamvu bigongana nyine ari mu mirenge myinshi ari abageni benshi bahita babahereza indi tariki noneho iyo tariki babahaye rero urumva habayemo kwibagirwa mbese ntabwo natwe tuzi ukuntu byagenze ariko twabonye ari ukwibagirwa muri makeya kuko n'uwo munsi byaramutunguye aho bamuhamagariye yari yisohokeye n'abafite be bagiye kunywa bamubwiye ko ari umurenge ahise nyine afata akora ibishoboka araza ni ukuvuga se byashoboka yuko wakibagirwa ko uri busezerane ntabwo aho ngaho tuhumvikana kuko babahinduriye amatariki igihe kinini urabizi twe igitsina gabo ukuntu tuba duteye hari igihe rwose ibintu kugira ngo umugore atabibayemo ekenge ngo abe hafi yawe hari igihe bishobora kukunanira hari ikintu twibaza kanya ubwo byarinze bigera abageni bakivugana kabisa bagikundanye bari gupanga kugeza mu gitondo ubwo ushatse kumbwira yuko se yaraye atabizi ko afite umurenge yarabizi ahubwo kwibagirwa byabaye nyine mu gitondo kuko yaragutse aravuga ati kuko urabona ku murenge baguhereza isaha bari isaha aravuga ati rero twambare hakiri kare twitegure isaha nigera tugenda ahubwo ahantu byapfiriye abashuti baramubeshye bati ngo tube twitegura tube tukugurira akantu ugenda nyine bamuriye naho hafi amakuru twari dufite kuko ngo bari hafi y'umurenge atungo rero twavuga ati ya gahunda y'amasaha twari dufite yapfuye ariko upfa kugenda uko umeze nyine uko nguko niyo mpamvu nyine abantu benshi batunguwe no kubona ameze kuriya kuko ntiyari bubisubike kandi ndakeka n'umukobwa yari abizi nyine ko akunda boyfriend we anywa inzoga urumva ntabwo yari gutungurwa cyane nkuko yari gutungurwa baramutse amubuze yego bari bazi hanyuma ageze gutya rero yikojeje ku murenge
asanze ibyo ari byo byose gitifu yatangiye gusezeranya yego tubwire noneho ese yinjiye ate nabonye abantu benshi bari guseka ubwo yari amanitse ikiganza asezerana n'uriya mugeni we kuvuga ngo yarahageze asanga abandi batangiye kuko n'isaha bari bamuhaye yarayishe bafata abandi bakurikiyeho nuko rero ahagereye gusaba gitifu ko yatwemerera akamusezeranya uko ameze nyine gitifu kuko urabona iyo baguhaye isaha hari amafaranga uba waratanze iyo saha baguhaye iyo uyubahirije barayagusubiza iyo utayubahirije niyo warenzaho amasaha 5 y'amafaranga barayatwara ni ukuvuga twaramuretse amafaranga barayatwara ntibaradusubiza bamusezeranya uko ari hanyuma wikimubona kuvuga ngo uriya muhungu twabanje kumubura amakuru mfite nyine abantu baragiye barahagera bageze imbere yanjye njye nakerereho gatoya bageze turategereza ubwo amahirwe nyine baraje aje baratangira ibikorwa byo gusezeranya yari wenda yari nko ku mwanya wa 3 kuko imbere ye hari abageni babanje babiri nuko nyine araza barabahamagara bajya imbere ntabwo twari tuzi ahari kuko twari twamubuze ntabwo twari tuzi ibyari byo kumubura kwa kundi wicaye utegereje umuntu wamubuze donc tubwire muri vestiaire uko mwari mumeze kenshi ubona hari igihe upanga n'umukobwa ubukwe cyangwa n'umutipe runaka uko mugenda mubona wenda mukwepa atakuzi cyangwa iki akazamenya amakuru wenda n'ubukwe bwegereje niyo mpamvu usanga bamwe babakwepa akabona ko natwe twari dutangiye kwibaza niba yakwebye telefoni ye yaracagamo ntayifate tukamuhamagara wapi tugahamagara abashuti be wapi mbese twumvaga yamukwebye pe mwari mwatangiye kwakira yuko uwo munsi nta gusezerana guhari twumvaga byarangiye turimo gutegura gutaha mugiye kubona tubona araje yaza abantu bicaye nyine turicara baratangira barasezerana mbere yuko baza mbere yuko aza nuko hagera muri vestiaire umugeni yatekerezaga iki yavugaga iki pressure ku miryango nta pressure ku miryango ese waba umugabo bari bahageze wenda bamwe muri umuryango umugabo bari bahageze byemeze bite umugabo bari bahari natwe duhari ariko numva ntabwo twari bibegere ngo tubabaze ngo bimeze gute kuko cyane ko ntabwo abenshi ntabwo twari tubazana bari bari batuzi urumva n'umukobwa n'umuhungu bari baziranye gusa n'abandi bari baraje gusaba bari baraje kumusabira ntabwo rero twari kubegera ngo tubabaze ngo bimeze bite n'umukobwa nawe twaramazaga se basi ajya mbere yuko uyu munsi baba wenda nk'ejo mwaravuganye ndati rwose na mu gitondo twavuganye yambwira ko imyiteguro iraho ubwo iyo twamubaza twumve niba ari akantu baba bapfuye katuma yaba yamukwibye kuri uwo munsi atubwira ko rwose ati kugeza uyu munsi kugeza iyi saha aturetse umuhamagaye nyimbona isaha igiye kugera sice nyine gashamo samfate nta kibazo nari mfitanye nawe tutese uratekereza iki ashaka ko yagukwibye cyangwa hari ubateranyije ati uko mubibona nanjye niko mbibona yego ntabwo byoroshye kabisa hanyuma nuko baba batangiye gusezeranya rero nuko nyine batangira gusezeranya barasezerana tubona ameze kuri ya mwamubonye namwe hanyuma akiza ese mwabibonye ko bimeze kuriya ise hari abandi bantu baba barabibonye cyangwa baricara igihe cyo gusezerana nyine baragenda barahaguruka barasezerana biriya mwabonaga amanura twe twari tuzi ko ari ibyishimo bya buri urabona biriya sivire nayo ni navuga ko nayo ari ubukwe kuko iyo uvuye umurenge n'umuntu utangira kuvuga ati nagutsindiye tayari byararangiye ubwo dusezeranye uruwanjye yego twe twari tuzi ko ari ibyishimo bisanzwe by'umutima kuko abantu ntabwo bishima kimwe kandi ntabwo ibyishimo buri muntu ntabwo yabona uko abikontorora biritwara tu yego hanyuma nyuma rero se mwasanze atari ibyishimo byari bivanze ari yaje gushya ariko urumva niba atari ibyishimo ariko byibuze ashobora no kuba yari yicaye mu kabari kunywa kamwe nabyo byari ibyishimo nanone bajya bavuga ngo ni ukubanza ngo gushyiramo ngo akariro niba ari akariro niba ari imiriro nayo baje gushyiramo akariro kugira ngo bigende neza kubera kuzamura amanura yego nawe umubonye cyangwa abantu babonye adari amavidewo yacicikanye ntabwo abona ko ari ibyishimo bisanzwe nta kantu yari ariho se buriya yari akariho hanyuma mugira gutya barasezeranye muratashye rero umwanya wo gusohoka ese mwasohotse noneho muva mu murenge bimeze biti twasohotse sare yose yumiwe natwe twumiwe nuko barifotoza birarangira atajora ku bw'amahirwe ubwo bireka hano bisoze amahoro
ubwo ibisigaye n'ibyo nasharewe cyangwa n'umuryango ariko ni kuri nyine twabyakiriye nakundi. Umurenge wabereye rimwe ndetse na dote na reception. Oya. Buriya ubukwe bwaje kuba nyuma. Wenda ni buraza Oya ntabwo ubukwe buraba. Hasha ntabwo biba byoroshye nyine ariko nicyo bita imbaraga z'urukundo. Urukundo rurihangana nyine rubabarira byose nta kundi kandi wa mugani niyo yabakanyweye ntakubita umuntu ntagire icyaha akora nta bintu nyine ntibikabije it's not big deal njye niko mbifata nyine nta kundi. Umuryango wanyu usubwo mwavugaga iki? Hari ukuntu barakundanya muzi cyangwa niba bari yarabikoze abimubwiye amubwira ko yatubwiye ko asanzwe ngameze nyine ko ngo asomaho gakeya nyine ngo ntabwo biri too much. Yego kuba somo hari ikibazo byatera ko mu muryango wanyu hari icyo byabatwaje. byarakidukaye kuko twari twatangiye kubabara twibaza umuntu tugiye guha umukobwa mbese twarasebye biradusebeje. Okay rata ubukwe nibuba uzadutumire tuzabutaha rwose kandi Imana ikomeze bashyigikire. Gusa nekereza ko wamugana icya mbere n'urukundo buryo. Mbata ndabona afite byinshi byo kubaza reka kumeza kwibarize. Wenda cyo nibaza wenda hari uburyo bumwe mwebwe nk'abakobwa watuye kuri umukobwa mutarakora ubukwe iyo umubonye nkariya kuri stage ariko kazamura akagira gutya wowe ubitekereza ute? Wowe waramutse bigenze gute? Baravuga ati Imana izamfashe ngere bizambeho. Urumva buriya bajya bavuga ngo igikunda gutaha amakwe menshi buriya ntabwo ari ukuvuga ngo waba ukunze ubukwe cyane ahubwo bugiye kureba mistake kugira ngo ibyo mistake bakoze wowe uzazikosore mu bwawe. Abaye ari uwawe hariya bikaba byari bimeze kuri yakaza yanezerewe yishimye kuriya wakora iki? Abaye ari uwanjye yarasanzwe ayinywa mbizi ubundi asanzwe ayinywa nyine nakihangana keretse wenda abaye asanzwe ayinywa yarabimishe ntabizi ubwo ntakihangana. Urumva rero ibyo ni byiza nawe urabuze uti nakihangana kuko nawe nsanzwe mbizi atari bishyashya. None se batabuze impamvu se niba yari yarametse kayinywa nta kibazo kuko ngiye ari umugeni urumva yaratubwiye uti ngiye twabaye n'umugabo wanjye tunasengera mu barokore ndatunguwe nuko ijoro rya mbere ry'ubukwe tukigera mu rugo yaravuze ati ndapfuye ati ngira ngo n'umunaniro ngiye kubona mbona yunamye munsi y'igitanda akurura icupa nkubitwa n'inkuba. Ati nkubitwa n'inkuba ndamubaze se yari kuruye utaruse ati nukuri kw'Imana twajyaga gusenga tukajya no muri nibature ati iryo joro ry'ubukwe niryo joro mu buzima ryambereye ribi tiyakuruye igicupa mbona icupa nziko abantu banywa inzoga ngo banywa buke buke nagiye kubona mbona icupa rishyize ku munwa arinze ayimaramo adakuyeho ati bigaragara ndabaza se sheri unywa inzoga ati yego inzoga ndazinywa none se kuki utigeze ubimbwira mbere ati nyine nabonaga atari ngombwa n'ahantu usengera kubera urukundo ngukunda nabonaga nakwiye kukubwira yuko nywa inzoga kuko ari kunyanga ariko uyu munsi mbata ntabwo bari kumwe. Yes umudamu kubyihanganira byaranze aravuga ati ngewe anywa inzoga agataha bwa bugwaniza wapi akatana amahane agataha dutongana dutukana urabizi ko abantu banywa inzoga kuvuga akavuga neza hari n'unywa inzoga kuvuga neza akagira umujinya cyangwa se umutima mubi we rero none yatahaga ari hasi hejuru umugore kubyihanganira biranga ariko iyo baza kubana zikanywa icupa yari kubijera akavuga ati okay ko mbizi ko umugabo wanjye anywa icupa rikanihangane nta kundi nubake nzajya mbijera nyine ariko urumva ko we yatunguwe n'iyo ngeso birabasenyera da. Story imwe afite nzi nyine ni true story. Abantu bagiye kwandikisha nyine gusezerana abone iyo mugiye gukora ubukwe babahereza nk'amezi 6 nyine muri imbere ya pasiteri abigisha umubano. Noneho ayo mezi 6 yose umukobwa yanywaga itabi yarabihishe n'umuhungu nawe inzoga yarabihishe. Igihe bajya muri process zo gusezerana barasezerana ubukwe buraba ubwo umutipe yabaga muri ghetto abana afite umupeta umutekera nyine mu kadogo. Nuko igihe cy'ubukwe burangiye igihe joro ry'ubukwe umutipe atashya ati kadate ngino hano ati narimpfuye atameze 6 yose umutima nta guturika ati yonza narakantu hano narimpfuye. Noneho umukobwa ati suritsereye mana ati ndisereye
koko urakomeje ati kadategaruka ati najya nzanire nore ariko baratwitse abageni abo bose ni sawa abo baratandukanye se ikintu kiriho umwe yaravuze ati nimbwira no niga ko itabi aranyanga umuhungu nawe ati nimbwira umukobwa ko inzoga aranyanga urumva buri muntu wese yahishe ingeso ye biri inverse rero n'ababandi urumva buri wese afite ingeso yahishe mugenzi bizaborohera kuba bakihanganirana niba kuko nanjye twabanye baramishe kunywa inzoga hanyuma ubimishe nanjye guhisha ingeso yanjye Sandra tuvuge uracyari uri umukobwa uteretswe wenda na mbata urabizi ko ngewe ntago njya mu inzoga ndi umukristo urarizwa n'iki ariko urumva ku munota wa nyuma ubonye nk'inzoga ariko mu by'ukuri ikintu gituma ukunda umuntu hari ikintu warakurikiye ku muntu mbere yo kujya kumukunda byose ndabyujuje inzoga niyo yatandukanye urugo ahubwo ntekereza ko byaba byiza ubanye n'umuntu ukamwereka ingeso zawe ukareba ese uyu muntu niba amubwiye ingeso zanjye azazihanganira cyangwa se uzi icyatumye uriya mukobwa yihangana ni uko yari asanzwe abizi ko fiyanse we anywa agacupa aravuga ati okay nta muntu yatutse nta kintu ubwo ari kuzamura amanura ntacyo bitwaye sibyo ariko se utekereza kuri ya munsi iyo aza kuba ari wo munsi amweretse kuriya byari gucura iki tubwire ngaho wo muri famille ari ngewe ntabwo yari kubyemera ari ubwo abantu berekana ingeso zabo ni nacyo kintu gisenya kenshi ama relationship ngenda ndashaka kukwereka yuko nta mujinya ngira kubera yuko turi muri fiançailles sibyo bakwereka ko ndi inana nziza ariko twagera mu rugo ukampindukirana ugahita ubicirura kuko nawe kumenyera rero bizangora kubana nawe cyangwa se nkakwereka yuko nanywa izo nzoga kandi mu by'ukuri inzoga nzinywa inzoga se katari icyaha njye ntabwo nywa inzoga ariko nanone bitavuze ko mugenzi wanjye ayinywa byaba ikibazo sibyo se wigeze uriya filime agiye usanga umuntu aba yabaye acteur na de bande amemuta ibyo bintu biragoye cyane kujya uzabane n'uwo muntu buriya umuntu agomba kuba acteur cyangwa se akaba de bande buriya n'imico yabo bitandukanye umugore nimba ahisemo kuba acteur umugabo agomba kuba de bande nimba umugabo ahisemo kuba de bande umugabo agomba kuba acteur kugira ngo bikore ya filime yitwa filime ariko nimba bose babaye kimwe cyangwa se umwe akabikora byombi biba byamaze gupfa njye nkeka ko ku bwanjye kunywa inzoga cyangwa kuba wenda unywa itabi ntabwo ari ibintu bikaze ahubwo ibyo ngukeneyeho ndabibona ibyo nibyo byadufasha ibyo ngiye ndabyemera nanjye ibyo ndabyemera nemera ko niba ukina umukobwa iyo ushaka uzashaka iyo usaba imana kwa kundi bagiye kanyarira gusenga kuko izi abantu bari mu myaka nk'iya bahora kanyarira bagiye kanyarira gusenga niho musigaye muri hari abakobwa benshi niho bakirara iwabo ugiye mu rugo rw'umukobwa ugiye mu rugo aba bagira umukobwa ufite imyaka 27 ntushaka kwamusanga n'umunsi wa benshi barara kanyarira tuvuga ngo uramutse iyo ugiye kanyarira gusenga usenga umugabo usaba imana umugabo umeze ute basaba imana umugabo bavuga ngo imana izamereze umugabo ukijijwe ubaha imana ukijijwe ku rwego utamusanzoga ukijijwe kutazinywa pe kuri wowe kuri njyewe bivuze yuko inzoga byaba cyane okay njye sinzinywa ariko ndazanga sinzinywa sinashaka n'umuntu rero reka nkubwisukure navuka nanjye sindanywa inzoga ariko nanone kubona muri iyi minsi umusore cyangwa umugabo utanywa inzoga shani bakigusaba ariko abenshi yumva rwose ko aribwo ahubwo nekereza ko hari uyinywa akayinywera ingeso hari n'uyinywa by'inyota abo bantu rero baratandukanye njye nekereza ko mvuze ngo uno muntu namukunze akaba anywa inzoga by'inyota atari wa wundi nanone unywa inzoga nawe agakora amabara ntabwo njye byatuma nanga umuntu hari ikintu abantu bajya bitiranya umuntu akavuga ati asamaho gake nta kibazo undi ati aranywa cyane mu by'ukuri nta gipimo cyo kuvuga ngo yanyweyeho gakeya reka nguhe igipimo urugero rumwe kuri njyewe ariko murambwira basinzi bavandimwe bambata muzatubwa muri komenti umuntu anyweye dufate urugero
uducupa tubiri sibyo uducupa tubiri se buriya ni inzoga nyinshi urabizi se ashobora kunywa tubiri uno munsi wenda kuko afite icyo ashaka cyangwa ko afite girlfriend udakunda inzoga yaramwemereye kunywa gakeya akabyemera yamara kumugeza mu rugo noneho akajya anywa n'ikaziye ntabwo bavuga ngo nywa gakeya ngo nta kibazo ntabwo anywa inzoga ni ukuvuga abahungu bose none se reka bagutereta nta n'umwe wanywa inzoga hari benshi bazinywaga n'abatarazinywaga hanyuma se kubera iki utavuze ngo kubera ko uno muhungu anywa inzoga reka mwange ndetse bose ngo hari benshi nose urabona ari mfite benshi bazinywa kubera icyo abo benshi utabanze ariko ukemera ukajya muri relationship nawe nayijyagamo ariko ntabwo twari dufitanye nta projet ndende twari dufite reka tumwakundanaga tagetariye oya tubwiye jamawara atwite kabisa oya tubwiye pe oya ntabwo ari ugutwika uretse ko atari na benshi n'umwe n'umwe benshi nakundanye na benshi bayinywaga n'abatarazinywaga ahubwo reka tugaruke inyuma batubwiye ngo bakundanye n'abasore benshi tubwire abo basore benshi abo mwahatwitse ni bangahe gutwika ntabwo nzi icyo ushatse kuvuga abo wasuye muri ghetto ukaba wanaharara iwe nta n'umwe twaburaga na republic wenda cyangwa wagendaga ntuharare nawe n'uwo nasuye ntabwo najyanye n'umufrende wanjye kubera icyo umufrende amwitwazaga kubera ko ntabwo nari mwizeye cyane kandi urabizi ugiye muri ghetto y'umuhungu nta kintu umupfana nawe urumva ntabwo wabona mushiki we niba ugiye gusura umusore ni urugero arihame ntekereza ko aba ari ihame kandi bibiri ni muzima ntekereza ko wagenda aba ari ihame ngo ni muzima usaza utari muzima rero ntabwo mwakiranuka kanya ntekereza ko niba ugezeyo sibyo ukagerayo ukicara ushobora kukubwira uri mukuru ukamubwira uti no ibisimba ishaka rwose ukanabihakanira haka ibintu byo kwitwaza ngo umukobwa ngo ibiki ibyo bintu ujyayo ntabwo avuga ngo ibisimba ishaka urabizi abahungu benshi wenda ntabwo navuze nibivuga nugira ngo narasuye benshi ariko abahungu benshi usanga umuntu aba muri ghetto ku buriri bwe ariyo saro icyumba nyine ari mbese aba afite inzu ku manywa ikaba saro nijoro ikaba uburiri wanamusura reka nkubaze kanya tuve kuri ibyo ngibyo bya politike na diplomasi by'abakobwa mwihaye kanya ntabwo urasaba umusore ntabwo ndamusaba ugakunda umusore ukumva umubiri urakunaniye ukumva nawe urashaka ukumva urabikeneye ukaba wamuseduiza bivuzeho arakubwira uti ndishyura ariko ubu ngubu haje gushya bivuzeho mwihorere twinamubaza n'ibyo hanyuma kanya ari nk'umukobwa hari n'abandi bakobwa bari kureba kino kiganiro nk'umukobwa uba wumva wifuza watubwiye ko ushaka umugabo usenga ukijijwe uramutse ushatse umugabo usenga ukijijwe ukora byose ariko ari ikiremba deja n'ubundi mba ndamushatse ariko kugira ngo nagure umuryango nyine tubyare twororoke ubwo nyine urumva ari ikiremba urumva ntabwo byaba bigishobotse ntabwo byashoboka uko ubizi Imana itanga ibintu byose icyarimwe ku isi iby'ingenzi tuvuge ngo nyine nk'ibyo ngibyo kuba asenga anabyara niba asenga anabyara anywa n'inzoga ariko bigutwaye inzoga wapi inzoga ntagiseke wapi inzoga wapi hanyuma avansi uyifata gute nk'umwana w'umukobwa avanse ku giti cyanjye ntabwo avanse nyemera kuko abenshi muri iyi minsi nsigaye mbona abantu bafite ubukwe agakora ubukwe nyuma y'icyumweru ubukwe avuyemo ukabona yabyaye aba yaratanze avanse icyo gihe avanse rero kuri njyewe ntabwo ari icyaha ariko ubundi kubera ko aba ari uwawe numva nta mpamvu yo kugira ngo umwihutire kandi abazaguha igihe cyose ukanabihaga hanyuma benshi kudatwita se agenda afite iyo nda ariko ugasanga n'ubundi njyewe hari ikintu sinshyigikira ubusambanyi I'm very sorry ariko hari umupasiteri yigeze kumbwira ikintu nanone nanjye ndavuga ati ibi bintu bimekinze sense yarambwiye uti njyewe abantu baragenda batwite abapasiteri bakaka kubasambanya sorry kubase bajya babona basambanye se
ibyo ntuzabikuremo uzabigumishemo ibintu byo barakora ibyo turabimenye abapasiteri barabasambaza abapasiteri muri kutwica frame sorry abapasiteri tubwire kubagariranisha bakanga kubasezeranya nagari kubasambanya noneho yakaba kubasezeranya hazaba umuntu udatwite ariko n'ubundi wabigize akamenyero nka wirirwa usambana n'undi na boyfriend we akamusezeranya nyamara nuko wundi ikimenyetso kigaragara arinda yuko atwite ariko nawe wundi nawe ni umusambanyi nubwo bitagaragara kuko wenda atigeze akuramo inda ati niyo mpamvu rongewe umuntu utwite ntabwo ujya mujugunya gutyo gusa sibyo niyo mpamvu rero ushobora gusanga umugani nk'uko uvuze ngo ugasanga atwite ababyeyi batwite sibyo nibyo ariko ugasanga n'abakora ubukwe wenda urumva badatwite ariko nabo barasambanye ahubwo njyewe inama nagira abantu ni ukwifata kavuga ngo nimba ngiye gukora ubukwe reka nifate nzarinde njya mu rugo nta kintu urakoze sibyo se ariko twita dufata abakoze uko batwite ngo duhite tubaciraho iteka tubatera amabuye hari n'uwakoze ubukwe n'urugero uyu munsi wenda nawe wabigize akamenyero ariko wenda ikimenyetso cy'inda kikaba kitaragaragaye sibyo se ahubwo abakobwa ntibifate ese ubundi kanya reka tugaruke wenda tuve mu bintu by'ubukristo cyane kuko urabona ko ubukristo ni sawa cyane ariko nanone tugaruke muri reality wumva gute iyo wumvishe ngo umukobwa ngo yasohotse ngagenda mu rugo ava mu rugo atambaye ikariso oke wenda nawe ndabyumva n'umufrendi wanjye urabimbwira binabayeho byaba ari nko yawe yabyibagiwe wenda binabayeho ese wari wayibagirwaho oya ntabwo ndayibagirwaho ese ubundi ubona ikariso imaze iki ku mukobwa ko n'uragerayo akayikuramo ikariso ni imyambaro nyine ni imyambaro nk'uko ubona iyi pantaro cyangwa iri kote iyo wambaye turayireba ntabwo mbireba ariko ndayambaye nise gute yambaye twabwirwa neza nyine iporoteja ibyo yageneye guporoteja nubwo ubu se ari ikariso nuko agasutiye nako nyine ari ikariso ni wenda isuti ibifasha amabere wenda kugira ngo yazamure ikariso ibifasha iki bifasha ibyo ugomba gufata ngo bitagwa shareka dusose sose fatira uretse gato nyine ujya wambara ikibuno oya wacyambara ntabwo nyambara nyine uko ndi I'm proud of me nyine uko ndi proud ya ntabwo ujya uhura n'abandi bakobwa bakubwira ati se nta kuntu wagenda mu mujyi ukagura ikibuno gikeya ukongera kuri icyo ngicyo ufite akagura ikibuno gikeya kongera kuri icyo ngicyo ufite ntabwo abakobwa babimbwira keretse wenda uvuze abatipe wenda b'abashuti banjye nibo babimbwira ariko nabo ntabwo babimbwira yego ese abasore bakunda abakobwa bafite ibibuno ubwo uzatwikira he oya iyo ni we niba ukunda ariko hari abandi bakunda nk'ubu size yanjye hari abakunda ukuntu nyine meze nese iyo bakunda iyo taye n'uba warakoze ubukwe ntabwo abakobwa bose batinda gushaka baba ari inenge bafite cyane gusa nta mukobwa mwiza urabona hose mwiza atarashaka nta mukobwa mwiza urabonaho mwiza nk'uyu ateye neza hose kuva hasi kugera hejuru ariko ashobora kuba nawe atarigeze ajya kuvoma nkeka ko no mu bintu umuntu bagendera ahitamo ntabwo ikibuno kiri mu bintu wahitamo umugeni cyangwa se wenda ugasanga kanyana cyangwa se undi ntabwo ari cyo gihe wenda we yagennye cyo gushaka for example hari umuntu wiha target akavuga ngo nimara kugera wenda kuri achievement zanjye runaka nzashaka ngo babafashe mukamugiye kumpuriraho oya mujye mwemera faiblesse zanyu icyo nemera nimba urizi ko ikibuno cyawe ari gikeya nawe urizi ko ari gikeya wajya ukongeramo ikindi gikeya hanyuma naza kugusura agasanga akarukuramo kagera mu rugo agakuramo ikariso akayishyira hariya uzi ko mbata hari umusore uretse ng'urugero hari umusore umukobwa agiye kumusura ari ubwa mbere yambaraga ikibuno kandi uwo musore akunda ibibuno yarikurikiriye icyo kibuno aricara yicaye ubwo ngo bagiye mu cyumba
mu nkuru numvaga bagiye mu cyumba umusore agiye kubona abona umukobwa amanuye ipantaro akuyemo rwa rubuno yari yishamitseho akibona abona agakabuno kagannye igipfunsi umuhungu agira ubwo ati iyi ni dayimoni ahambwa ati se sheri icyo ari ikibano uri gukuramo uri gupfunyika munsi y'inzu umukobwa yashaka kugikuramo agipfunyike munsi y'uburiri noneho ngo saza ukuremo kozo yumva ngo akabuno kabaye gataka niye niri kurisha ku rugo ahambwa ati se sheri kumbi wambara ikibuno umukobwa ati ndacyambara none se ucyambara kugira bigende biti tiyemba ngyonere neza umusore ati okay sawa ati sinkubeshye rwose nahise mba umukristo nari ngiye no kugwa mu cyaha ateko nese mera nka Yosefu mpita nihana ndamubwira turaganira bisanzwe ati ubundi yambara ikibuno ati kuva icyo gihe nese mu block kuko tinyene nakurikiye ikibuno urumva rero niba umusore ariko nimba ari abasore bakurikira ikibuno sha rwose ni ikibazo urumva wa prefera ko umukobwa akurikira ikibuno oya mu bintu nahita bambaye ndi umukobwa kriteriya nagenderaho ku mukobwa ntabwo ikibuno cyazamo yego azami iki se cyane ko ikibuno kiza nk'uyu munsi biterwa n'ibihe waba urimo oke si uko ntagifite ariko hegera igera ukabyibuha kikaza ubundi ukananuka ntabwo wagendera ku kibuno wigeze kukigera se wenda barakikwiba oya abakobwa b'inshuti zawe oya nyine amakuru uhabwa bakubwira ko ikibuno wakibuze kubera iki ntabwo nakibuze ndagifite iyo mbona ngifite ntabwo nari kuba nicaye kuba mpagaze aziro ngazi mfite ujye kwicaza nta kibazo mfite ndagize icyo mfite kiragize ari aho diferanse y'ibintu bibiri hari ikibuno bakabona akabuno ufite akabuno ufite ikibuno niwe wowe ndeba njye ntabwo nzi kubitandukanya ibyo bintu niwe wambwira ariko Sandra nk'iki ubona ko ikibuno bakigura mu mujyi nk'icyo cyawe uramutse ugiye kukigurisha wakigurisha ngaho ntabwo mbisiye reka tugane ku mupfundikizo reka tubashimire cyane mwese abo twabanye gusa nanone nifuza ko Kanyana agira ikindi kintu arenzaho ku byo hatagira umva bucati mbata yasereje Kanyana n'ubyakenewe no gusetsa abantu baseke abantu bishimira ruke ntawe umutima mubi rwose uburi hano na Kanyana nawe atabifatara uyu ubwo ni umukomediye urabizi ikintu nakongeraho nyine ndabashimiye ko mwanumiye mwangiriye icyizere nyine kandi ndabakunda nabo ntarize nabakunze nyine mu sister nabakunze yego wumvaga Gasaro meza pesa numvaga Gasaro nkumva ari umuntu nyine ugendeye ku kazina uvuge ntabwo afata ikintu kinini bakite Gasaro numvaga nyine ari Gasaro yego kandi umunganye numvaga ari nkanjye Kanyana Gasaro numvaga twenda gusa yego ahubwo biratunguranye pe yego muzakomeza mutungurwe Kanya wakoze rata Imana igumugisha natwe turagushimiye cyane wakoze cyane kandi Imana izaguhe wa mugabo wifuza Imana wumvise isengesho ry'umwana w'umukobwa yuko yifuza umugabo uto w'ikisindisha bose binuzamuye nk'abambata nk'abande bose uzamwere wa mugabo yifuza yakuwanjye simwe mwakoze cyane ukurikira